Bose rero tugiye kureba ibibazo 10 abayutuba bakunze kwibaza bavuga ati se ni iki twakora kugira ngo YouTube zacu zikure vuba. So uyu munsi rero tugiye kwifashisha urubuga rwitwa Microsoft turebere hamwe ibibazo 10 mu YouTube wese akwiye kwibaza cyangwa se akwiye kuba yakora. So kubera ko ni ingenzi cyane, ahangaha batubwiye ati wifuza gukuza YouTube channel yawe vuba. Muri iyi video tugiye gusubiza ibibazo bikunze kwibazwa n'abashaka gutsindira algorithm YouTube no kugera ku bantu benshi. Nuguma kureba iyi video uragenda ubona ibanga riri ibibazo n'ibisubizo. Ni gute nahitamo topic ukoresha Google Trend, YouTube search bar ndetse na urebe trend video ziri muri category yawe. Thumbnail ikurura bayikora bate? Koresha huka y'amarangamutima nko gutangara cyangwa se gutekereza. Amabara agaragara nka orange, rose n'amagambo make arimo action. So ibibazo n'ibisubizo turi kwibaza. So tugeze ku kibazo, natangira ute muri intro kugira ngo ufate amarangamutima y'abantu. So, tangirana n'ikibazo cy'ingenzi, nturenze amasegonda 15 utarangiza kuvuga ikiri muri iyo video. Tugeze ku cya kane, ni igihe kingana ute video igomba kugira? Video nziza kugira ngo igire rotation iza igomba kugira hagati y'iminota 6 hamwe n'iminota 12 muri tutorial. Niyo tumaye frame ibikomeye bigomba gutangirwa imbere, ibikomeye bitagomba gutangirwa mbere. Ya icya gatanu, ni gute nakoresha keyword kugira ngo gire SEO ikore? SEO ni search engine optimization. Shyira keyword nyamukuru muri title, description na page. Urugero, how to make money online in Rwanda 25/6. Nagira ngo ntere imbere mu buryo bwo kwinjiza amafaranga. Wakora iki? Tangira AdSense na affiliate link na mobile money integration. Ese short zigira kahe kamaro? Yakigeze cya karindwi, zigufasha kugera ku bantu benshi vuba bashya. Koresha version ya short ifite highlight y'icyo kintu uri kwigisha. So ni ibihe bibazo bikunze gutuma abantu bareka kureba video ya audio mbi, intro itinze, thumbnail itajyanye na muri video, cyangwa se lack of search? Ni gute nakurura international audience? Nyine abangukira bari koresha title y'icyongereza, ushyiremo subtitles ndetse urebe nareba analytics. Icya 14 cyangwa gukora AI gukora video bifasha iki? AI ifasha gukora thumbnails, guhitamo keyword niba hari ikibazo tutavuze wandike hasi muri comment kugira ngo ugende kugira ngo tugire tuganira kenshi kubyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga harimo Facebook, YouTube, mani kuza kuranda. Bose rero yacu baratwira cyane ibingibi
ukande like, comment, sharing video bagenzi bawe, nurangiza ujye ugaruka kureba ibiganiro twagiye dukora ahanga umunsi kundi. Kandi hari ibiganiro twagiye dushyira hano kuri iyi channel byigisha by'ingirakamaro, ndagira ngo unyarukireho nabyo birebe. So kandi ndagushishikariza kujya ugaruka kureba video, umbwire ikintu twazaganiraho gutaha muri comment. So kandi ndagira ngo niba unyeneye nimero yanjye ni 0775913939, ukampamagara iki kibazo nagufashaho, mwibutsa ko kugira ngo ufashe ni 20, so nagufasha ikibazo cyawe kikarangira. Kandi nkomeje kubashimira mwe dukomeje kubana, mwe mukomeje kunyereka urukundo kuri channel nshyashya nafunguye. Imana ikomeze kubarinda.